Ivugururamategeko igice cya 30. Abisiraheli bashobora kuzagarukira Uhoraho. Ibyo byago byose nibibageraho, Uhoraho Imana yanyu akabatatanyiriza mu mahanga, muzibuke imigisha n'imivumo maze kubabwira. Mwebwe n'abazabakomokaho nimugarukira Uhoraho Imana yanyu, mukamwumvira n'umutima wanyu wose n'ubushobozi bwanyu bwose nk'uko mbibategetse uyu munsi, Uhoraho Imana yanyu azabagirira impuhwe, abakuraho muzaba mwarajyanyweho iminyago. Azabatarurukanya abavane mu mahanga yose, aho azaba yarabatatanyirije. Nubwo mwaba mwaraciriwe iyo gihera, Uhoraho Imana yanyu azabatarurukanya abakureyo. Azabasubiza mu gihugu ba sokuruza bari barigaruriye, namwe mwongere mukigarurire. Azabasubiza ishya n'ihirwe, abagwize mu rutu bwinshi ba sokuruza. Mwebwe n'abazabakomokaho, Uhoraho Imana yanyu azabaha kumwiyegurira no kumukunda n'umutima wanyu wose n'ubushobozi bwanyu bwose, kugira ngo mubeho. Uhoraho Imana yanyu azateza iyo mivumo yose ababisha banyu n'abanzi banyu bazaba babatoteje. Muzagarukire Uhoraho mu mwumvire, mwubahirize n'amabwiriza ye yose mbashyikirije uyu munsi. Uhoraho Imana yanyu azabaha imigisha mu byo muzakora byose, azabaha kororoka agwize n'amatungo yanyu n'imisaruro yanyu. Uhoraho azongera gushimishwa no kubagirira neza nk'uko yabigiriraga ba sokuruza. Uko niko bizagenda nimwumvira Uhoraho Imana yanyu, mukubahiriza amabwiriza ye n'amateka ye byanditse muri iki gitabo cy'amategeko, mukamugarukira n'umutima wanyu wose n'ubushobozi bwanyu bwose. Guhitamo ubugingo cyangwa urupfu. Ayo mabwiriza mbashyikirije uyu munsi ntananiranye, mushobora kuyubahiriza. Ntari mu ijuru kugira ngo mwibaze muti ninde washobora kuzamuka ngo ajye mu ijuru ayatuzanire, ayatwumvishe kugira ngo tuyakurikize. Nta nubwo ari hakurya y'inyanja kugira ngo mwibaze muti ninde washobora kwambuka inyanja ngo ayatuzanire, ayatwumvishe kugira ngo tuyakurikize. Koko ayo mabwiriza murayafite, mwayafashe mu mutwe, ndetse mushobora kuyatondagura. Bityo rero muyubahirize. Uyu munsi ndabahitishamo amahirwe cyangwa ibyago, ubugingo cyangwa urupfu. Icyakora ndabinginze mujye mukunda Uhoraho Imana yanyu, mugenze uko ashaka, kandi mwubahirize amabwiriza ye n'amateka yatanze n'ibyemezo yafashe, kugira ngo mubeho. Bityo muzagwira, Uhoraho Imana yanyu abahera umugisha mu gihugu muzigarurira. Ariko nimumwimura ntimumwumvire, mukararikira kuyoboka izindi mana mukaziramya, mumenye ko muzarimbuka. Ntimuzaramira mu gihugu muzigarurira kiri hakurya ya Yorodani. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi h'umugabo ko mbahitishijemo ubugingo cyangwa urupfu, umugisha cyangwa umuvumo. None rero nimuhitemo ubugingo, kugira ngo mubeho mwebwe n'abazabakomokaho. Mujye mukunda Uhoraho Imana yanyu mu mwumvire, mubane nawe akaramata. Niwe ubabeshaho kandi azabaha kuramira mu gihugu yarahiye guha ba sokuruza, Aburahamu na Izaki na Yakobo.